yasezeranyije ko izankiza uburwayi bwa sida, aribwo bwo kubu bwakize abakobwa bazinzwe n'abandi nasambanaga nabo bose, ntawe nigeze kubana nawe mu rugo, nuko narwaye uburwayi bwa sida. wabanje gupfa na ya marembo yose wamugiye winjiriyemo ugiye gupfa uyadusobanurire. Ubwo najyaga no ku marimbi, wereye ku irimbi ryo ku buraseri, ku mikorere yanjye na Satani. Imyaka 60 ukorera Satani Wose asubira mu kiganiro nerekana inzira yo kuzunguza Satani no kumukubita hasi akamenagurika mu izina rya Yesu Kristo. Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakoze subscribe hano kuri Real Vibe. Nkibisanzwe nge nitwa Eric Wacu, banyita Eric Wacu, gusa kuri kamera ntabwo ndi kumwe njyenyine kuko turi kumwe n'umutumirwa Muzehe Fidel. Muraza kumubona, mwamenye cyane mu biganiro byinshi bitandukanye hano kuri YouTube cyangwa se kuri mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Araza no kutubwira mu mbuga nkoranyambaga agiye gutangira gukoresha, kuko ubu ngubu tugiye kumufungurira urubuga rwa YouTube kugira ngo ibiganiro ndetse n'ubutumwa bwiza yamamaza bujye bugera ku bantu bose hirya no hino ku isi. Reka dusabe kamerameni wacu nimba yanamukize kuri kamera, reka tuze twakire Muzehe Fidel. Umunsi afite ibyo kutuganiriza ku buhamya bwe bwite, ubuhamya bwe bwite bw'ubuzima bwe, bw'ukuntu Imana yamuhinduye. Niyo ngingo turi buganireho episode ya mbere tuganira na Muzehe Fidel. Nibyo kintu cya mbere turi buganireho cy'ukuntu Imana yamuhinduye ikamugira umuntu imuvanye ibuzimu, kuko Muzehe Fidel ibintu yakoze uramutse ubitekereje n'ubwenge bwa cyangwa se mu mitekerereze y'umuntu birenze imitekerereze y'umuntu muri rusange. Ariko Muzehe Fidel agiye kutubwira ukuntu Imana yamuhinduye kugira ngo abe umuntu muzima muri Kristo. Muzehe Fidel, reka tuguhereze mikoro usuhuze abakurikira Real Vibe kandi unabahereze ubutumwa cyangwa se icyo Imana yagambiriye kuri bo bagezeho. Amazina yanjye ni Ndutiye Fidel, umenyekanye cyane ku izina rya Muzehe Fidel. Ni kenshi rero amatorero atagiye yakira ubu butumwa nk'uko nabuvugaga ku mikorere yanjye na Satani, uko nakoreye Satani mu gihe cy'imyaka 60. Imyaka 60 ukorera Satani wose, imyaka 60 nkorera Satani. Nyamara umwuka w'Imana wabaga kuri ye umwira ngo uzankorera. Nicyo gihe cyo kunkorera, ko naguhaye ururimi rumwe mu kanwa kawe, nkaguha amaboko 2 n'amaguru 2 n'ubwenge bwo kuvuga indimi nyinshi. Ubu nkorera iki? Jya kunkorera. Tudatinze, Imana yaguhaye misiyo y'ibintu uzayikorera. Tugiye guhera rero, tudatinze tugiye guhera aho ngaho mu mbere y'imyaka 60, ku mwaka wa mbere kugeza ku myaka 60 ukorera Satani. Satani wayikoreraga mu buhe buryo? Wari ufite iyihe misiyo? Misiyo ya mbere yankoresheje niyo kunzerereza, no kurara. Aho nagiye kumenya ubwenge, najyaga ku mahoteli nkanywa inzoga zasigaye mu birahuri by'iki, niyo babunguriyemo udutabi naranywaga karara nzenguruka umujyi wa Bukavu, ndetse kugera ubwo najyaga no ku marimbi, wereye ku irimbi ryo ku buraseri cyangwa se ku Kasayo. Aya marimbi yose najyagaho. Ntabwo nigeze no kuvaho ngera Beni, naho najyaga njya ku marimbi yaho nijoro, sinkunde kurara mu nzu. Tukiri aho ngaho ku marimbi yabaga ugiye gukora iki? Nta mugambi n'umwe nabaga mfite wari wo gupinga abadayimoni ko batabaho. Nyamara ugasanga amajwi numvaga tugendana n'abantu ntabaruzi. Niho rero maze gukizwa, niho naje kumenya iyo migambi yose Satani yari afite. Tuba aho ngereye mu Rwanda, mvuye muri Kongo byabaye ibindi. Aho inyuma gato rero, kuva muri sous-région ya Kisangani ariyo Beni, nahabonye ibintu byinshi cyane.
uko bashyingura abantu ku mbuga mu bikari, kandi wagenda nijoro ukagenda uhura n'abantu utazi ari abarozi. Iyo nahuraga nabo sinatahaga mu rugo, aho nagwaga habaga ari aho ngaho. Amahirwe yanjye nagiraga nuko nagwaga nubamye, ntibabone uko bankura mu mutima. Aho byageze Imana ikambwira ngo taha ujye kunkorera mu gihugu kuri gakondo. Sinari nzi gakondo icyo ari cyo, nuvuga ko gakondo ari nk'inzu y'abapfumu. Nyamara abampanuriraga nabo nabonaga ari abantu duhurira mu nzoga. Banywaga inzoga, bakanywa itabi, ibintu byose no kuragura no gusambana nta kintu batakoraga. Niyo mpamvu rero impano n'agakiza biratandukanye. Nibyo bintu nifuza kugeza ku bwoko bw'Imana, abiyita abakristo batari abakristo bazima. Muri iyo myaka 60 ukorera Satani, nyuma ya kamera hari ikiganiro wigeze kumpa cy'ukuntu wajyaga urasaga abantu, ugatanga imiti itandukanye, ugatanga inzaratsi, ugatanga abajya kwiba ukabahereza imiti. Turashaka ko tuganiriza uburyo byakorwaga. Ese koko ibyo bintu ko tubyumva, ibyo bintu binabaho? Ibyo bintu bibaho. Tubwire rero, utugiremo imuzi, utubwire uburyo wabikoraga, aho wabikoreraga, n'ukuntu n'iriya story wampaye y'ukuntu mbere y'uko Imana ibikuvanamo wabanje gupfa, na ya marembo yose wamugiye winjiriyemo ugiye gupfa, uyadusobanurire. Najejwe n'Imana cyane mu mutima wanjye. Imana yaduhuje. Uzi impamvu nkubajije kugira ngo ubyinjiremo? Nuko hano kuri kamera hari abantu bagira imyumvire yo kumva bajya mu bintu by'ubupfumu, sibyo? Hari abantu bazi ko bitabaho ibyo bintu, hari n'uri kutureba noneho anabikora, sibyo? Ese iki kiganiro kiraza kurangira uwo muntu ubikora ahindutse? Ese iki kiganiro kiraza kuganira umuntu utekereza kubijyamo yabivamo? Niyo mpamvu nshaka kubyinjiramo, utanga ubuhamya bwawe bw'ukuntu winjiyemo n'ukuntu wavuyemo. Uko mbibona ni ubuntu bw'Imana kugira ngo wumve iki kiganiro no gufata umwanzuro wo kureka imigambi yawe yose wakoraga yo kujya mu bapfumu, kuko urupfu rwose ni mu bapfumu. Ikigeretseho nuko Yesu yampamagaye, yantambagije muri izo gahunda zose, nyamara yari afite umugambi wo kunkoresha. Misiyo yanjye ubu ngubu nuko amatorero yose yashobora kumenya ko kwatura ibyaha no kubireka niko gusenyera Satani. Bivuga ngo kwihana ni ukureka. Muri ibyo byose kugira ngo Yesu ambone neza, anshyikire, nuko narwaye uburwayi bwa sida. Sida rero tugiye kugera aho ngaho. Sida wayanduye gute? Byagenze bite? Sida nuko narigeze gutunga umugore mu rugo. Abagore natungaga bose nasambanaga nabo bose, ntawe nigeze kubana nawe mu rugo. Umugore wa nyuma twabanye asigira umwana w'imyaka 2 aragenda, afite inshuti ye y'umugore wari waranduye sida, wamugenderaga. Yari asanzwe ari n'inshuti yanjye, ariko nari ntararyamana nawe. Mu gihe naryamanye nawe nicyo gihe nanduye iriya sida. Nkimara kwandura iriya sida, nyuma y'amezi 6 niho napfuye nkurwa mu mubiri. Maze gukurwa mu mubiri, nabonaga urugendo ndimo ari aho najya gushaka imiti, naho natangaga imiti.
ariko mbere y'uko upfa nyine cyangwa se wandura sida hari ibyo wakoraga bijyanye n'ubupfumu no gutanga imiti. ubupfumu nibyo nkubwira ko ari byo Imana yampishuriye, bwa bupfumu bwose nakoraga, ubusinzi bwose nasindaga, uko naje gusambana n'uwo mugore, nshiduka nageze ku itanura y'umuriro. Ngeze kuri iriya tanura y'umuriro natakiye cyane cyane Imana mu Cyarabu, ko muri icyo gihe nari umuyisilamu. Wigezeho kuba umuyisilamu? Nari nabayeho. Wakoraga ubupfumu uri umuyisilamu? Nakoraga ubupfumu ndi umuyisilamu. Ibyo bifiteho ubuhamya burebure, turacyakomezanya ariko bitari none. Nyuma yaho maze kugera kuri iyo tanura y'umuriro, nkomeza kwibuka ko Yesu ari we ukiza ibyaha by'abantu. Nari nizeye ko yambabarira ibyaha, wenda naba ndimbukiye no muri uwo muriro, cyangwa se sindimbuke ari uko ari we umbabariye. Maze kwibuka ko Yesu ababarira, nasabye, yahise ampamagara, kuko nabitekereje gusa umutima. Mujye mugira umugambi mwiza, mugambiriye gukora ibyiza, mugambiriye kwihana, muzabasha kwihana. Maze kubyifuza, Yesu arampamagara ambwira ngo Fidele. Mbanza gushidikanya ko nta mwisilamu wari uzi izina rya Fidele. Arongera ati ndutiye Fidele. Nitaba Namu. Nitaje Namu, arambwira ngo ihane ngukize. Ubwo icyo gihe wari uri mu rupfu? Nari mu rupfu. Ambwira ngo ihane ngukize, nibwo navuga ngo Yesu ntabara, ni wowe mutabazi, umwami n'umukiza ukiza ibyaha by'abantu. Nanjye ntundeke ntarihana. Umusaraba wamanutse mu ijuru nkureba, uca muri wa muriro, umuriro urazima, nza gusigara mpagaze mu ishyamba ry'umwijima. Muri iri shyamba ry'umwijima harimo igiti cy'amahwa. Iki giti cy'amahwa nagihagazeho, maze kugihagararaho nkaya numva ubusharirwe bwonyine bumeze nk'aho ari amatonyi y'amaraso ari kuva. Ndongera basubira muri rya jambo ngo Yesu ntabara, ni wowe mutabazi, urukiza ibyaha by'abantu. Nanjye ntundeke ntarihana. Rya shyamba hazamo umucyo umeze nk'ukwezi. Ishyamba ryose mbona ribayemo umucyo. Wa mucyo harimo inyamaswa z'inkazi. Umuyisilamu atangira kwitabaza Yesu. Rwose naramwitabaje. Yesu yari asanzwe muzi, rero nababwiye ngo ubuhamya nabutangire gusa mu gihe cy'agakiza, ariko mu mbereho yanjye yose nari narabatijwe kandi nari nzi Yesu. No mu bwisilamu nakoraga ibyaha, nzi ko Yesu ari wo kumbabarira kandi nkifuza kumubona. Icyo nashidikanyagaho ni ukubona Yesu. Maze kumutabaza muri wa mucyo, niho naboneye inyamaswa z'inkazi, ngenda nzirukana n'inkoni. Bandakangutse njya ku mazi yo mugezi wo mu Kamabuye, njya kubira mu mazi. Hari saa 11, nubira mu mazi inshuro 3. Mvuyemo njya kwitegura kujya gusenga irayidi ya Idil Fitr. Icyo gihe ntabwo wari uri ku isi y'abazima? Ubwo ntabwo nari ku isi y'abazima, ariko aho nakangukiye mvuye muri ya koma, niho nagiye kwitegura kujya gusenga irayidi. Wari ku wa 5 w'irayidi ya Idil Fitr. Aho nyine akagiyeyo, umwuka akomeza kumata ambwira ngo ko nta mwisilamu wigeze gusura, akaba nta n'uwakwigishije, none Yesu watabaje akaba agutabaye, ubu nturi muzima. Sinaba nkigiye gusenga kuri iyo rayidi. Bwakeye mu gitondo, uwo munsi hari ku wa 4, ku wa 5 ngiye gusenga ku Ijuma. Nabwo ntekereza shehe ibyambayeho, numva ntacyo byitayeho, mbaho nanjye bajya gusenga Ijuma, nigira mu kabari. Mvuye mu kabari nikomereje rero kwibera mu byaha byanjye nk'uko byari biri. Amaherezo uko Yesu yagiye akoresha abantu batandukanye bakambwira iby'agakiza, uburyo abantu bajya mu cyumba cy'amasengesho bakihana, uburyo bihana, Imana ikabatabara, uburyo Imana mbaye ari imiti yakoreshaga, kuko ntibyagaragaraga ko harimo uburozi. Wenda Imana ishobora kumpa
ubundi bushobozi bwo gukora. Nuko nakijijwe ngiye kwa papa Salima kwihana, aranyihanisha, yambwira kwihana simenye ibyo nihana, gusa agiye mwaturira ukuntu akoraga imiti y'ubupfumu, ambaza niba ndasaga. Nemeye ko ndasaga, Imana irambwira ngo niki cyatumye nkwizanira, ubwo ni uburozi, ihana uburozi. Nemera ko narugaga, antegeka kujya gutwika iriya miti. Sinabaye nkiyitwitse, ahubwo nagiye gufata iyo narasagishaga abayo njugunya muri we. Indi yo koga niyo kunywa n'ibyo kwisiga sinabijugunya. none se warasagaga abantu, wabasigaga imiti kugira ngo wenda twavuga ngo ni izihe serivisi wabahaga nyine, wabaga ugamije iki? Iyo warasagaga umuntu wamushyiragamo iyihe miti, yabaga igamije iki? Ese iyo wamuhaga imiti yo kwisiga, iyo miti yabaga igamije iki? Ubundi wararogaga abantu bagapfa cyangwa hari uburyo bundi wakoragamo ibintu byawe kugira ngo ubupfumu bwawe bugende neza? No, ntabwo byari ibyo kwica, ahubwo icyo mbivugaho ni uko byica umutima. Ni ugupfa uhagaze ukarimbuka. Ni umugambi wa Satani, kubera ko iriya miti iyo nayihaga abantu benshi babaga bashaka amahirwe, bashaka imigisha, bavuga ko bafite inyatsi n'imyaku n'imikoshi, nkabaha imiti yo kwiyuhagira n'iyindi bakayiyuka. Ibyo biyukaga ni impu z'inyamaswa z'amoko yose, nk'impu z'intare n'impu z'ingwe n'utunyamasyo n'ibindi by'abapfumu bakoresha ni byinshi, n'ibisiga, cyane cyane igisiga bita inganji, ariyo bita pao. Kiboneka abantu babikunda mu buryo bw'inzaratsi, cyane cyane by'urukundo n'icyubahiro, ngo nibyo bizana imigisha y'ubukire. Ibyo byose rero nakoresheje byinshi ntasobanura, ndetse n'ikibungo nabayeyo, nkajya njya mu mashyamba gushakayo impu z'imbogo n'iz'intare n'ibindi. Ariko ndashima Yesu wambabariye byose, kandi koko yampaye ubonye guhamya mu bantu bose, ntarobanuye ku idini, ntarobanuye ku itorero, harimo n'aba bari kukureba. Umuntu wese unyumva, uyu ni we mukiranutsi, ushaka gukiranuka yihana icyaha icyo ari cyo cyose. Ko ibintu byinshi biteza kwiyemera, kwikakaza, kwishyira hejuru, nta gucishwa bugufi imbere y'Imana. Noneho ndashaka kumenya, hariya hantu umuntu araje, barazaga, bamwe bazaga baje kugusaba iki? Benshi bazaga bashaka imiti yo kubakiza impanuka, kubarinda impanuka, kubarinda amarozi. Niba warwaye rubaye impande yazaga avuga ko yarozwe, kuko wari umugambi wa Satani muri icyo gihe. Ndashaka mbakura inzira ku murima. Inama Satani yakoreye ikuzimu, agaba ibitero mu Rwanda, yagize ati: inama yacu nkuru yo mu gihugu cya Gehenomu ikoze iperereza ku isi yose, mu bihugu byose, isanga mu Rwanda ariho imirimo yacu irushaho kwangirika. Nicyo gituma ingabo zariyo tugiye kuzikurayo, tuzoherezeyo mwebwe. Aha nicyo gihe natangiriye gukora imirimo y'ubupfumu. Njye nari nzi ko nigendera muri abo bapfumu, dusangira inzoga n'ibindi byose. Aho menye ibyo bakora, nanjye niga kubikora, nize kubikora. Imana ihera kwirabimbuza. Nabikoze mu gihe cy'imyaka 5. Nanduyemo sida, ni nacyo gihe natangiye kurasaga. Ndangije ibyose Imana integeka kubitwika, ndabitwika ku mugaragaro.
mu cyumba cy'amasengesho hariya kwa papa Salima, maze kubitwika ubwo natangiranye no kugenda mbihamiriza mu bantu. Iby'Imana yanyeretse ku matorero byose yabinyerekaga mu nzozi, nkajya kubivuga muri Nibature, nabibwira abayobozi b'itorero bakabisuzugura, kandi bakanyuma n'urwandiko rwo kugira aho njya kubivuga mu yandi matorero. Umwuka yarantwaraga gusa nkagera mu itorero hose banyeretse, Imana yanyeretse nkarijyamo. Aho Imana yo inyeretse hose nkahagera. Nta torero na rimwe ryo mu karere ka Rusizi ntagezemo. Kandi ibyo nahabonaga ryari hishurirwa ry'ibyo byose ndi kugenda ntangamo ubuhamya, nkabisanga birimo. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo benshi mu matorero baritwa abakristo kandi barikorera kurimbuka. Kugeza uyu munsi harimo abarozi, harimo abasinzi bari gusinda ku mugaragaro, harimo n'abasambanyi, ndetse kugera no ku bakuru b'amatorero bitwa abapasiteri babyara abana hanze. Abo ni abana b'abadayimoni. Uyu mwana ntabwo azasengerwa, ntazamenya se, kuko ise ntagomba kwiyerekana ngo agaragaze ko ari we se w'umwana. Noneho se muri cya gihe wakoraga bwa bupfumu bwawe usiga abantu imiti ubatera indasago, hari abagarukaga kugushimira cyangwa kwari ukurimanganya? Bagarukaga kuwushimira. Ni ukuvuga ko byakoraga? Abantu benshi bavuga ko bidakora, ngo simvuge ko bikora. No, byarakoraga mu rwego rwa gisitani, ariko kuko wabishyizemo iki, wabyiringiye cyangwa wabyizeye. Abuzukuru bavuka ku bagore b'ingumba mu matorero atandukanye, navuga nka Kabumbwe, Kinunga ndetse na Bugarama. Hariho abantu nzi Imana yagiye iha urubyaro bari ingumba kandi ariyo basengeye, ariko Imana yitanga urubyaro. Ni ukuvuga ngo mu gihe wari umupfumu nta muntu wigeze uha umuti wo kumugumbura, ariko hari abo wasengeye nyuma yo gukizwa cyane mu matorero menshi. Niho ndanga ubuhamya. Kabumbwe, Bugarama, Kinunga ndetse na Gitunda. Imana dukomereza hahandi noneho uri gutwika ukizuka nyine, kuko watubwiye ko wabanje gupfa aho uri muri koma, wapfuye ukigaruka mu buzima. Rero bya bintu waje kubitwika gute? Waje gufata umwanzuro wo kubitwika gute? Ese abakiriya bawe ntabwo mwagiranye ibibazo nyuma yo kureka akazi wari usanzwe ubafashamo? Abakiriya banjye benshi ntabwo twakomeje kongera kubona nabo, kuko nta relation nari ngifitanye nabo. Ahubwo mubona avuye niba tugenda duhura. Bamwe hano mu Bisilamu hari abana benshi nagiye mvura ikivubo n'amahumane ni za mibe n'ibindi. Imyaka 5 yashize ntarihana, nabitwitse ariko maze kwihana. Mbitwika kubwo isezerano ryanjye n'Imana. Yari isezeranyije ko izankiza uburwayi bwa sida, aribwo bwo kubuya bwakize. Nicyo kimenyetso cya mbere ntanga. Uko Yesu yakizaga muri Isiraheli, n'ubu arakiza kuba mwizera. Iyo yabikoreye kugira ngo abazumva ubu buhamya nibamwizera nawe bo bazakira. Uyu munsi ndasengera abantu mbabwira ni si amasengesho yanjye abakiza, ahubwo kwizera. Uwizera ubuhamya ntanga akizera nawe akamenya gusenga, muhugurira gusenga yihannye. Icyanjye ni ukuburira abantu kureka ibyaha, no kubahugurira gusenga. Gusenga ni ukwihana ibyaha. Utarihana ibyaha ntushobora gusabana n'Imana. Iyo umaze kwihana ibyaha ubaye umwe na Kristo,
na Kristo, kubwo Kristo n'umwe n'Imana, nawe uri umwe, uba uvutse mu buryo bw'ubumana. Noneho Imana ikubyaye kuba umwana wayo. Ngibyo ibintu ndi guhugurira abantu kumenya itandukaniro ry'umukiranutsi n'umunyabyaha, itandukaniro ry'inzira ijya kuzimu n'inzira ijya mu ijuru ni ukwizera. Twagiye mbere y'uko ukizwa wari urwaye sida. Ubu ngubu nyuma y'uko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ubwandu butera sida, bw'agakoko gatera sida, ubana nabwo cyangwa? Ahubwo iki ni ikiganiro natambukije kenshi kuri Vision TV, nerekana n'inzandiko zo kwa muganga. Inzandiko zo kwa muganga, nakize sida 2008, igihamya cya muganga Sindayigaya Alphonse nakibonye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 2008. Wayikize ute rero? No, Yesu yarabisezeranije avuga ngo niwemera kwihana ukamaramaza ugatwika iyo miti ukemera kunkorera, nanjye nzagukiza uburwayi bwa sida. Imiti ni ukuvuga ngo kuva mu bapfumu. Kuva mu bapfumu gutwika iriya miti nakoreshaga. Sida rero nayikize nta kinini, abaganga bonyine nibo babihamya, ntabwo ari jyewe, kuko nibo bamaye attestation médicale. Tuzagusura nayo twereke, tuyereka abantu bari kukureba ukuntu Imana yagukijije sida nyuma yo gukizwa. Karibu sana. Nuwareba kuri Vision TV azasanga ziriya nzandiko zose nazitanze. Nawe uzayishyirira hano abantu babibona. Nzayishyiraho nta kibazo, kuko zirahari. Muze rero gira icyo ubwira abantu kugira ngo dusoke mu kiganiro, ubundi ugire ikintu ubwira abantu bakiri mu bintu by'umwijima, ibintu by'ubupfumu, ibintu byo kumva ko hari imbaraga zishobora gutanga amafaranga, hari imbaraga zishobora gutuma umuntu ajya kwiba ntibamufate. Nta mbaraga nanjye, yego Satani kugushuka, kuko icyo arwanira ni ubugingo bwawe, kandi uri ubugingo, wowe ubwawe ni wowe bugingo. Niba uri umunyabugingo, kurikira Yesu. Yesu ntabwo nigeze kumwizera nk'Imana, ariko nkimara kubwira Imana niba ari wowe Mana nsenga, nanjye uzampa ubumenyi bw'ubwenge, menye Yesu Kristo n'ubumana bwe, kandi kububona nuko azanyiyereka. Maze kuranyiyereka nanjye nzamukorera. Ndashima Yesu ko iki yagikoze. Ubwo ndashimira Imana nasabaga mu izina rya Yesu Kristo. Ubu mu izina rya Yesu Kristo nzi ko ari we mutwe n'ipfundo ry'imbaraga zose z'ubumana. Niwe umpa guhamya, ndashidikanya ngahamya ukuntu Yesu Kristo yanyiyeretse hano mu mujyi wa Kamembe tariki 3 z'ukwezi kwa 2. Yanyiyeretse imbona nkubone 3:35 za mu gitondo. Aha niho yavuganye nanjye mu butumwa bw'abayisilamu n'abakristo. Ubwo rero tuzabisubiramo kuntuza ku kindi kiganiro kugira ngo utwinge, kuko ufite iyerekwa ryinshi cyane, hari ibintu byinshi cyane Imana imaze iminsi iri kukwereka muri iyi minsi itari myiza turimo. Rero uzagaruka hano uje kuduhereza igice cy'ubuhamya bwo ubutumwa Imana iri kuguhereza muri iyi minsi. Tujye gusoza rero, tujye kuva hano kuri kamera, ariko ntabwo twava hano kuri kamera utabanje gusengera aba bantu bari kukureba. Ufite abafana benshi cyane, ufite abantu benshi cyane bakunda ubutumwa bwawe cyangwa se bakunda inyigisho zawe. Ugiye kubira gusenga ubiragiza Imana kugira ngo ibashe kuguhindura abantu n'ubwoko bwayo bukomeze kwigarukira. Nifuza ndetse kuko muri iki cyumweru wamamo nk'umunsi uzansuraho, kuko mfite iyerekwa rikomeye cyane ku by'igihugu cy'u Rwanda.
iby'itorero mbivuyemo turacyakomezanya kuko ibiba muri iki gihugu cy'u Rwanda ni byinshi kandi Imana yayambishyuriye ngomba kuvugaho. Kadusenge. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje ko turahasengeye aba bakozi bawe n'ibikoresho bakoresha. Mu izina rya Yesu Kristo ngushimiye umugambi wawe mwiza wagize kuduhuza uyu munsi ku itariki ya 12 kuko nari nasenze mu gitondo mvuga ngo kuri uyu munsi nkubone nk'Imana. Kuri Imana mbonye, uri Imana ntabwiwe n'umuntu ko mu byo nagusabye byose ubinkoreye. Uri Imana yavuganye nanjye ko uzamparurira inzira yo kutangaza ubutumwa bwawe hose, ukaba ubikoze. Nagushimye kuri Imana yavuze ko uzanyongerera imbaraga zo gukora uyu murimo. Ndashidikanya ndetse nshyize amanga mu mbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoko bwawe bukumva, ubwoko bwawe bukureba, ntaba ari jye ahubwo Mwami Yesu Kristo wiyereke buri wese ukurikira iki kiganiro, wiyereke buri wese ukurikira ikiganiro akabasha kwihana, kwatura ibyaha no kubireka niko gusenyera Satani. Tuzasubira mu kiganiro nerekana inzira yo kuzunguza Satani no kumukubita hasi akamenagurika mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kuko uri Imana ndahandisha amagambo. Ngaho rero gendera ubwoko bwawe uyu munsi, umunyarwanda wese aho ari wumva ubutumwa, umunyamahanga ubwumva ahinduke ari wowe wahindukiriye. Wari muhindukira aba ari jye muhindukirira, nimugaruka haba ari jye mugarukira, nanjye nzabagarukira. Ngaho rero Mwami Imana yacu nguhaye icyubahiro muri aya masaha, ngushimira gukora kwawe, ngushimira kuko hari impinduka ibonetse mu Banyarwanda, ngushimira ko hari impinduka ibonetse mu bwoko bwawe aho buba bukagera. Oh haleluya, urakoze Mwami. Nakuvuga menshi gatinda ariko make gusa tuvugiye aha ngaha. Mwami Imana yacu nahindure benshi baguhindukirire, bakumenye ko ari wowe Mana y'ukuri, bakumenye ko ari wowe Mana ikora ibitangaza. Igitangaza wakoze cyo kunkura mu byaha, igitangaza wakoze cyo kunkiza uburwayi bwa sida, yarize kwigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda kuko wagaragaye muri Israheli. Ni mu izina rya Data wa twese bisabye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba. Amen. Rero abakunzi ba Real Vibe, nimero ya Muzehe Fidèle ngiyo kuri screen. Ushaka kumuvugisha cyangwa se ushaka kumutera inkunga wakwifashisha iyo nimero ya Muzehe Fidèle. Ibaruye kuri nde? Ndutiye Fidèle. Urakoze cyane Muzehe. Ubutaha ni episode by episode. Ubutaha tuzagira iyindi ngingo tuganira ku bijyanye n'iyerekwa Imana iri kuguhishurira muri iyi minsi. Nanjye nuko ndabyishimiye kuko iyo kindi gusengera n'ubu twahuye wabonye ko nagiye mu masengesho. Ubutaha tuzasubira. Urakoze cyane. Umugisha.